Nibyo reka mbasuze mbifurize kugubwa neza mbahaye ikaze kuri tariki ya mbere Gashyantare umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Tugarutse muri studio aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho hirya no hino mu karere, by'umwihariko twibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Utangiye ukwezi kwa kabiri cyangwa se ukwezi kwa Gashyantare, mu by'ukuri tugera mu bihumbi 16 bakurikirana umurongo wa Region Info cyangwa se umuyoboro wa Region Info, ari nayo mpamvu mbabwira nti muri abo bantu 16 myaboneka mu by'ukuri byibuze babe bake abantu 1000 tujye kuri Barore TV dukande subscribe, bigira ibyawe buri umwe bigira ibye. Nanjye link ya Barore TV nkaba ngiye kuyishyira muri comment aho twajyaga dusanga groupe ya Songa Mbere. Link ya Songa Mbere tugiye kwashyira link iza kudufasha gukanda subscribe kuri Barore TV. Nyaboneka ntuze gucikwa cyangwa se ntuze kubyibagirwa, ariko kandi ntago tuza kugaruka muri ibyo byonyine gusa, ahubwo ngufitiye n'andi makuru y'ingenzi abaduteranirije ahangaha. Ni amakuru ibiba biri kubera ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru ibiba biri kujya mbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho mu by'ukuri abagabo bakotanira ndetse mu by'ukuri umwoto uba ukomeje kugenda uba umwoto. Mfite amakuru avuga ko bamwe mu nyeshyamba z'umutwe wa 23 batangiye gusubira inyuma mu bice bimwe na bimwe. Ni mu gihe ahitwa Bambo habereye amarorerwa akomeye cyane, turaza kugenda tubigarukaho turebe uko byifashe. Minembwe bimeze bite ahangaha muri Fizi? Iyi midugudu yo muri utu dusozi twa Hopretu yo byaba byifashe bite? Ibyo turaza kuba tubigarukaho 5 kwa 5. Situation yose mu by'ukuri kugeza izisa cyangwa se kugeza amagingo yangaya kuri tariki ya mbere Gashyantare, kuva ndetse ku munsi w'ejo no mu minsi ishize nyine hari bimwe biba byaragiye bimenyekana cyangwa se niba byabaye byubakiye ku bimaze iminsi biba. Byose ntakubeshye cyangwa se naciye ku ruhande, tugiye kuba twabigarukaho, tugiye kuba twabiva imuzi n'imuzingo, tugiye kubisuzumira hamwe turebe uko byifashe. Ari nayo mpamvu nkomeza kugenda mbwira abantu, ni muntu utarakanda subscribe kuri Region Info, ndetse ukaba utaranakanda subscribe kuri Barore TV, link twamaze kuyishyira muri comment. Mu by'ukuri ushaka kuba utari umukunzi wa Bosco, niba uri umukunzi wa Bosco by'umwihariko ukaba ukunda n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye, jya muri comment ukande kuri Barore TV. Hanyuma kandi nanone tukaba tugiye gukomeza n'amakuru tureba uko byifashe. Si izo ngingo zonyine tugufitiye n'izindi ngingo zigiye zitandukanye tuza kugenda tugarukaho muri aya makuru yacu. Ari nako manibutsa abantu babwira ni mukande like, mba ngenda mbwira abantu rwose ni mukande like kabisa. Mumaze iminsi mwumva uduce turimo Runingu ndetse abita za Bikaya, uduce tugiye dutandukanye, Bikaka ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ubu inkuru nziza ku bashyigikiye igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze kuba yasesekara hanze, iravuga ko benshi mu nyeshyamba z'umutwe wa 23 baje gusubira inyuma berekeza mu mujyi wa Bukavu, icyitwa retreat. Basubiye inyuma rero bajya mu mujyi wa Bukavu ku birindiro byabo, dore ko izi nyeshyamba zifite kampu, ni kampu yitwa Kampu Sayo. Iyi kampu rero niho izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 guhera ku munsi w'ejo mu masaha nimugoroba tariki 31 Mutarama 2026 nibwo amamodoka y'izi nyeshyamba yahasesekaye. Bivuga ko arimo arahunga mu by'ukuri imirwano ikomeje kugenda iba, ibitero bya drone bikomeje kugenda byibasira benshi muri bagenzi babo, ndetse nabo ubwabo bakabona ko urugamba rurimo ruragenda rushaho kugenda rukara. Ku isaha y'isa 12 z'umugoroba tariki 31 Mutarama nibwo umurongo w'amakamyo ya M23 yagaragaye ava Warungu. Ni nyuma yuko Warungu centre
nayo byamaze kuba byakonfirimwa cyangwa se byakwemezwa ko nayo yafashwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. ndakubwiye ni hano muri Kivu y'Amajyepfo M23 byayikomeranye. Ubu rero ngo aya makamyo yavuye Walungu baza rero binjira mu mujyi wa Bukavu berekeza mu kigo cya gisirikare gihari Camp Sayo, nkuko amakuru aturuka mu bari mu mujyi wa Bukavu, video ndetse n'amafoto by'abari Walungu na Bukavu byaje kugenda bigaragaza, ndetse n'abari hano ababashije gutangaza byinshi kuri amakuru bavuga ko ibiri kuba bigaragaza mu by'ukuri uko M23 irimo iragenda itsindwa isubizwa inyuma, ari nako ubutegetsi bwa Kinshasa bugenda bwigarura imyanya igiye itandukanye yari yarafashwe n'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Ku rundi ruhande biravuga ko atarabonyine gusa baje Camp Sayo baje gukora icyo bita retreat, ahubwo hari n'irindi tsinda ry'abarwanyi b'umutwe twaje 23 bagaragaye berekeza mu gace ka Ruzizi ya kabiri hafi y'urugomero rwa Sener Ruzizi ya kabiri, nkuko amakuru abitangaza. Gusa ngo ibyakozwe n'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23 by'umwihariko kuberekeje anga Ruzizi ya kabiri ngo bikaba byateye impungenge ku baturage batuye muri ibi bice, ndetse bavuga ko ibikorwa bishobora kwangizwa harimo n'ibikorwa remezo nk'amashanyarazi, aho izi nyeshyamba nyine zerekeje kugeza kuri ubu ngubu kuri tariki ya 2 Gashyantare 2026. N'urugamba rero rwongeye gusubukurwa bushya rurimo tekinike nyinshi nk'uko bigenda bigaragara, harimo amayeri menshi, harimo amavugurura menshi, harimo ukubarana, harimo ibyongerewemo. Tanzania yageze ku mirongo y'imbere ku rugamba, si Tanzania yonyine gusa, tuvuye kuri Tanzania Burundi burahari. Benshi baravuga bati abacansho nabo bamaze kuhagera, ndetse banagaragara cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo, batize izi nyeshyamba aho nizaba zigiye gutsindwa. Noneho igihe n'icyaba kigeze ko dutangira kubara intsinzi mu by'ukuri ku ruhande rw'umutwe wa 23. Reka twirebere amakuru uko mu by'ukuri agenda atugeraho, cyangwa se uko byifashe, tureba uko bihagaze, ubundi ibindi turaza kugenda nabyo tubishingiraho dushingiye ku makuru aba ari kugenda atugeraho. Abenshi baravuga bati M23 inafite umwaku kubera yuko mu birombe byayo bya Rubaya yakuraga imisoro, yakuraga amwe mu mafaranga aturuka mu mabuye. Ibi birombe bisa nkaho byamaze gufungwa. Kubera iki? Kubera yuko ibi birombe amakuru atugera avuga ko ku wa gatatu kugeza ku wa gatanu, bitewe mu by'ukuri nibivuga ko ushaka kuba bituruka ku mvura nyinshi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro budakurikije amategeko, iki kirombe cya Rubaya cyaje gutenguka. Habayeho icyo bita mass wasting mu by'ukuri mu ndimi z'amahanga, itenguka ry'ubutaka ariko bugari ku buryo bukomeye cyane, hanyuma buza kwikubita ku bacukuzi b'amabuye y'agaciro hano muri ibi bice. Amakuru atugeraho akaba avuga ko byaje kurangira abacukuzi b'amabuye y'agaciro basaga 200 mu by'ukuri byaje kurangira rwose ngo bahaburiye ubuzima. Bikavuga ko hakiri no gukorwa mu by'ukuri ibikorwa byo gushakisha n'abandi benshi baguriwe n'ubu butaka, ariko ibi bikaba byabanje kugirwa ubwiru gusa. Ni amakuru rero yamaze kuba yamenyekana. Biragaragaza rero ko kugeza kuri ubu ngubu abagize itsinda ry'inyeshyamba z'umutwe wa 23 barimo baragenda bahura n'igihombo gikomeye cyane. Ni mu gihe kuri ubu bivuga ko M23 yongeye gukusanya bamwe mu baturage. Ibi byabereye cyangwa se byabaye mu tuye duce ahitwa Bambo, ngo habereye ishyano rikomeye cyane ku munsi w'ejo, ahagana ku munsi w'ejo nyine tariki 31 byari kwa gatandatu. Amakuru avuga ko guhera ku isaha 11 za mu gitondo M23 bari babukereye zino nyeshyamba rwose, ngo nibwo zaje kugera mu mujyi wa Bambo. Bamaze kugera muri uyu mujyi wa Bambo, ngo urubyiruko rwaho rwarakusanyijwe rwose rurafatwa nk'uko bivugwa. Aba bamaze gufatwa ngo bivuga ko hari abaje gufatwa
mu by'ukuri bugwate, abandi bagera ku ijana ngo barafashwe, hanyuma bamaze gufatwa bashyirwa mu modoka z'uyu mutwe bajyanwa guhabwa imyitozo nk'uko aya makuru aturuka aha ngaha muri bice abivuga. Ibikorwa rero ngo byakozwe bikaba bigaragaza mu by'ukuri ko hari ibikorwa byo kubangamira urubyiruko mu by'ukuri rukomeje kugenda rubuzwa uburenganzira bwabo. Abaturage rero bakavuga bati birakwiye cyangwa se byari icyo gihe kugira ngo tubone mu by'ukuri hari ikintu gikorwa. Ni iki gishobora kuba cyakorwa? Nta kindi nuko nyine ibikorwa nk'ibi ngibi ubutegetsi bwa guverinoma ya Kinshasa busaba ko byahagarikwa cyangwa se byashyirwaho akadomo. Bikorwa byagiye bigaragara mu duce turimo Karehe mu by'ukuri, aho inyeshyamba za AFC M23 zigenda zikinjira mu baturage ndetse no mu mujyi wa Goma. Ibi bikorwa byagiye byamaganwa cyane mu by'ukuri, zigatwara urubyiruko bakajya kubaha imyitozo, hanyuma bamara kubaha imyitozo bakabashora mu ntambara. Andi makuru aravuga ko mu by'ukuri Puezero hari amakuru yaturukagayo, ariko bikavuga ko aya makuru ashobora kuba atariyo, ndetse ngo ari amakuru yo kwirindwa. Ni amakuru yavugaga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zaba ziri mu bikorwa byo gusenya amazu y'abanyamurenge aherereye aho bita Puezero, ndetse n'ibitero byo kwibasira abaturage. Aya makuru igisirikare cya leta ya Kongo cyayahakanye, ahubwo bavuga ko barimo barakurikirana abarwanyi b'inyeshyamba za M23 barimo bafatanya n'imitwe ya twirwana ndetse na Red Tabara, bose bashinjwa gushyigikirwa na leta y'u Rwanda. Ngo ibyo bikorwa bya gisirikare ntibigamije ineza y'abaturage, ahubwo nibigamije gusenya mu by'ukuri ndetse no gushyiraho mu by'ukuri urujijo kuri guturuka ngaha muri bice. Ibyo rero bikaba byatumye Puezero isa nkaho mu by'ukuri bivuga ko ngo yanatewemo ibisasu n'izi nyeshyamba bagamije kubyegeka ku butegetsi bwa guverinoma ya Kongo, ariko uruhande rwa leta rukaba ruvuga ko ruza gukomeza gukora ibishoboka byose bakabasha gushyira ku iherezo cyangwa se gutambamira ibyo bikorwa nyine bigenda bigirwamo uruhare cyangwa se bikorwa n'abarimo M23 n'abarimo Red Tabara ndetse n'izo za twirwaneho. Mu makuru yandi akomeje kugenda atugeraho kugeza kuri ubu ngubu, mu by'ukuri biragaragara ko hari ibihugu bikomeje gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nako ibihugu bigaragaza akarengane. Ibyo bihugu rero bikanavuga ko ngo byanze bikunze kugira ngo ibibazo bikemuke, bikaba bisaba ko ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishinjwa gushyigikira ndetse no gufasha mu bikorwa by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bigomba guhita bihagarara. Muri ibyo bihugu rero dusangamo n'Ububiligi bwongeye gufata ijambo ryabwo, bwegera mikoro z'itangazamakuru. Hari ibyo rero Ububiligi bwatangaje, byari kuwa 31 Mutarama tariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2026 nibwo Ububiligi rero bwagiye imbere y'itangazamakuru. Nanjye kuvuga ngo bwafashe mu by'ukuri ikaramu burandika, ariko ntabwo ari uko byagenze, ahubwo uwitwa Maxime Prévost imbere ya mikoro z'abanyamakuru yagize icyo avuga kuri ibi bibazo dukomeje kugenda tubona mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Agira icyo asobanura ndetse agaragaza ko nyine igihugu cye cy'Ububiligi kitigeze cyicara cyangwa se cyakomeje kugenda gishakira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uburyo bwo gukemuramo iki kibazo, bagaragaza ko kibangamye ku buryo bukomeye cyane ndetse kigenda kigirwamo uruhare n'ibihugu by'ibituranyi. Si Ububiligi bwonyine gusa bukomeje kugenda bubigaragaza, kuko no mu minsi mikeya itambutse abashingamategeko ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragarije Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Judy Vance ko bikwiye ko habaho cyangwa se hari icyo gihe kugira ngo bimwe mu bihugu birimo bishinjwa kugira uruhare muri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri bitangire bifatirwe ibihano. Mu bihugu byavugwaga hagaragayemo u Rwanda ko rwaba ruri inyuma y'ibi bikorwa, ariko u Rwanda rukaba rwarakomeje kugenda rutsimbarara ruhakana ruvuga ruti ibyo ntago ari byo. Reka turebe ibyo Maxime Prévost yaje kuba mu by'ukuri
asobanura cyangwa se avuga twifashishije inkuru yashyizwe hanze n'igitangazamakuru Radio Okapi. Mu by'ukuri turebe ibyari byanditswe ndetse n'ibyo yabashije kuba yatangaza. Maxime Privot yaje kumenyesha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'isi muri rusange ati mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umugore umwe afatwa ku ngufu buri minota 4, umwana umwe buri minota 30. Ni ibikorwa bibi cyane. Uyu minisitiri w'Ububiligi yashimangiye ko hakwiye gukomeza inzira y'ubuhuza bwa politike hatabayemo kuyibangamira mu rwego rwo kugera ku gahenge nyakuri ndetse no ku mahoro arambye. Maxime Privot yanashimangiye ko hakenewe kuvanwa kw'ingabo za M23 n'iz'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bw'iki gihugu. Reka twifashishe inyandiko y'iki gitangazamakuru turebe uko byifashe. Visi Minisitiri akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Bwana Maxime Privot yatanze impuruza ikomeye. Yayitanze kuri wa gatanu tariki 31 Mutarama tariki 30 Mutarama nyuma y'inama y'abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga b'umuryango umwe bw'Uburayi European Union ku bijyanye n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubutabazi bikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yise ayo makuba intambara yibagiranye. Maxime Privot agaragaza ko ishusho iteye inkeke cyane by'umwihariko ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'uko yabivuze. Ati mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umugore umwe afatwa ku ngufu buri minota 4, naho umwana umwe agafatwa ku ngufu buri minota 30. Kubera ubu bwihutirwe bukomeye, Maxime Privot arasaba umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi gufata ingamba zikomeye kandi zihuse. Yagize ati ku butaka ibintu bimeze nabi kurusha uko bizari bimeze mbere hose, cyane cyane ku rwego rw'ubutabazi. Niyo mpamvu hamwe na bagenzi banjye twatsimbaraye kugaruka iki kibazo ku murongo w'ibyigwa. Nuvuga ngo Maxime Privot yavuze ko ngo ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ihohoterwa rikorerwa bamwe mu bari muri iki gihugu byagiye byibagirana. Atari rero niyo mpamvu njye na bagenzi banjye turimo turatsimbarara tuvuga tuti ibi bintu bishyire ku murongo wa mbere w'ibyigwa byongere kugarurwa kuri top line. Ati ndibaza impamvu mu mwaka umwe aribwo bwa kabiri gusa ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo kiganiriweho. Ntibikwiye kuba intambara yibagiranye. Umuryango umwe bw'Uburayi ufite uruhare rukomeye rwo kubigiramo. Maxime Privot yagaragaje ko Uburayi bwose bwaba bukwiye guhaguruka, ibihugu byose bigize ubumwe bw'Uburayi bigashyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi nanone kwibanze bakabanza mu by'ukuri kwita kuri iki kibazo. Minisitiri w'Ububiligi yashimangiye ko hakwiye gukomeza inzira y'ubuhuza bwa politike hatabayemo kwibangamira ndetse mu rwego rwo kugera ku gahenge nyakuri no ku mahoro arambye. Yanashimangiye ko hakenewe kuvanwa kw'ingabo za M23 n'iz'u Rwanda ku butaka bwa Kongo ndetse no kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bw'iki gihugu, kuko avuga ko abisobanura avuga ko ibi nyine bisa nko kuba ari igihugu cyahonye ubwigenge ndetse n'ubusugire bw'ikindi gihugu. Ariko kandi yagaragaje ko ibyihutirwa kurusha ibindi ari bijyanye n'ubutabazi. Yagize ati umugore umwe afatwa ku ngufu buri minota 4, umwana umwe buri minota 30. Bityo rero ni ngombwa cyane ko hashyirwaho igisubizo cyihuse kandi gifatika cy'umuryango umwe bw'Uburayi, cyane cyane binyuze mu kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo imfashanyo nyinshi zitangwe ku baturage. Nta kwibeshya na guke, nta na rimwe hateganywa gukoresha iki kibuga mu bikorwa bya gisirikare. Ati rwose afite impungenge amerwe nasubire mu isaho. Ntabwo ikibuga cy'indege cya Goma tuvuga ko kizafungurwa kugira ngo gikoreshwe ibikorwa bya gisirikare, atabwo no kugira ngo hihutishwe ubufasha ndetse nyine bugere ku babukeneye mu gihe bigaragara ko banarushaho kugenda baba benshi. Uwo ni Maxime Privot komoza cyangwa se abwira isi yose by'umwihariko abo mu muryango umwe bw'Uburayi ko bagomba kwita cyane ndetse no gukomeza gushyira imbaraga kuri iki kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abaturage benshi, aho umubare mwinshi w'abaturage
ukomeje kugenda uhura n'ingorane ndetse n'ibibazo bidasanzwe byakabaye bikemurwa. Ati rero nibishyirwe ku mwanya wa mbere cyangwa se bibe ingingo ya mbere yo gutekerezwaho no kwigaho. Ati naho bitabaye ibyo benshi turababura, ubuzima bwa benshi burakomeza kugenda buhonyorwa. Ni Maxime Privot, ni amakuru ku mirongo imbere ku rugamba. Ni Region Info mwari muri kumwe, ngiye kuri mikoro ndi Bosco Mutaramu cyane. Nibagirwe kujya muri comment urebe link ya Baraka TV ukande subscribe, ibindi turakomeza kugenda tubikurikirana. Ciao ciao, hasta la vista.